twongere tubasuhuze inshuti bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com. Uyu ni wa mwanya tuba twarabahariye tubagezaho amakuru arimo kuvugwa kuri aya manywa, ariko nanone bigaterwa n'amasaha urebeye iki kiganiro. Twongeye rero kwakira nkuko dusanzwe tubivuga iburengerazuba, iburasirazuba, amajyaruguru, amajyepfo n'umujyi wa Kigali ndetse n'abadiaspora. Reka tubahe ikaze rero, nakira mugenzi wanjye Baga. Biri butese. Sava kuma asa nakabara gumunsi wa uri buhikora. Gira ngo aya manywa se ariko akabara gahoramo. Ntabwo yamba ndimo neza. Mbandimo cyane sawa. Ari inkuru nabonye muri Kenya. Uyu munsi ngo abamotari ntabwo bigeze bakora ahantu mu mujyi bita Naivasha. Umumotari umwe ngakoze isabukuru. Noneho y'amavuko. Noneho barangije size umuntu abura wamurabuye ngo baraza kumena amazi. Yaranje afata moto arayitsimbura. Ayitsimbuye abamotari bose bamujye nyuma. Umujyi wose abona ikibazo abamotari umujyi wabaye abamotari n'umuntu wibye moto bro bakurikira. Baramukurikira aza kuza kugeraho araruhara parika. Aparitse abamugezeho nk'ibatayo yose. Bamwirukankanaga kugira ngo nyine kugira ngo kuko yarafite isabukuru yaje no kubivumbura nyine. Nyine umuntu yamurabuye atisha. Mbese ni nk'ukuntu waba uparitse kwa Rubangura. Barangije rero baramufata sasa. Bayamumenaho batangira kumurira indirimbo. Umunsi ngo nta bagenzi babonetse. Kwa motari bose babiwe muri sabukuru mugenzi wabo. Nari subwa abagore bararya iki niba abafite abagore naho kora bayi kumanywa. Baza kurya. Ubwo barakora ni mugoroba. Baza gukora ni mugoroba. Barakora ni mugoroba. Ubwo se ntabwo inaha. Kenya bakora amasaha yose 28. No mujyi ukomeye ni imijyi ukomeye muri Kenya. Inaha rero buriya hari ukuntu bajya abamotari ngo bajya batizanya utumoto babyita kuroba. Birabyo kuroba. Ukaba warashatse ejo bundi wenda uri umushomeri ariko ukaba ufite umushuti wawe w'umumotari. Hanyuma ukamubwira uti rero ishyiraho amazi y'ubugari ewana ndahita nkuza iminota ingahe hanyuma akagenda akaroba nyine. Akenshi rero muri abo usanga ngo batafite n'ibyangombwa. N'ubundi niba abantu usanga agucisha rwa butabora mukagenda mugaca guca muri twatunogo yaza guca muhanda kubera kutagira ibyangombwa. Hari aho rwose batajya bajya kuntuza ko reka dusuza abamotari rero bafite anniversaire nari mizanye kugira ngo abo mu Rwanda bajya bafite anniversaire sinabona barayifite ariko bayikorera mu ngo ntabwo bayikorera nka bari bayikoreye ku Karubanda. Wabazikorera mu rugo nyine bakaba bayiteguye ariko anniversaire nziza niyo umuntu agutungura utayimenye. Ariko ujya kubona ukabona kuri Facebook babikubwiye inshuti zawe zabikoherereje. Noneho hari n'igihe bashobora gutegura isabukuru wenda nk'ubu ngubu nk'iri tsinda nyine rigari rya Bwiza. Wenda tukaza kugupangira yuko turi buze kukumenaho amazi. Hanyuma nkaza kwibagirwa nkavuga wenda nkabwira mugenzi wanjye turi kumwe turaza kumena amazi rya wenda ugasa nkaho ubyumva kandi wenda bitari biri muri gahunda. Yagahita arabura mugenzi we akajya kubona ukabona. Ariko nangiri hafi mu kwa karindwi asigaye kweze kumwe. Ubutegura imwe nguteguje ariko ntabwo nzakubwira itariki ubwo nawe itariki uzayishake. Njye se ndi girlfriend njyewe cyangwa ndi muri babandi bejo twahoze tuvuga muri Bugande abo Museveni yabaningiye reka ndakwiyama ubwo nari ngwegine kugira ngo nawe uzantungure nanjye nzagendera ku by'abandi kubyo uzabona kuri Facebook. Ibyo nzabona Facebook zabishiraho zabibona. Reka mama we ashwi. Ubwo reka twinjire mu kiganiro. Twari duhere dusuza abamotari bafite anniversaire n'abantu bacu bose badukurikira n'abandi bose muri rusange. Aka kanya bamaze kukamenyera yuko ari package n'ubundi tujya gusoza tubaza kubabwira kandi nanone kadasanzwe tugiye kujya tubamenyereza muri kuvuga ngo mwitangira kugira ngo byumve neza abakunzi bacu mwitangira tubabwira agakuru kadasanzwe udashobora kumva ahandi kandi ntabwo tuzajya tubagora tubaha igihe gito rwose gishoboka kugira ngo murusheho. Hanyuma nitunasoza twongeye tubabwira kandi nanone nako kadasanzwe ukuntu mubyo tugiye kubabwira rero ni biba bimenyekanye aka kanya cyangwa se biba biri updated. Ahangaha hari aho mu karere ka Musanze haravugwa umugabo wafunzwe ni umusore wafunzwe akekwaho gusambanya umwana w'imyaka 6. Hanyuma mu kanya twongere tubabwire yuko Perezida Kagame yongereye manda ya Colonel Ruhunga
na Karihangabo muri RIB, bakora muri RIB, ariko bikaba ari umunyamabanga mukuru undi n'umunyamabanga mukuru wungirije, bikaba byari byaratangajwe mu nama y'abaminisitiri. Reka rero duhere kuri iyi nkuru y'Umusanze, aho bagira bati turi mu w'imyaka 17 wo mu kagari ka Kivugiza mu murenge wa Nyange mu karere ka Musanze, aho hari umugabo uri mu nzego z'umutekano akaba akekwaho gusambanya umwana umukobwa w'imyaka 6. Ariko biba n'ikibazo umwana w'imyaka 6. Hano kugira ngo rero tubigarukireho rimwe, hano baravuga ngo ayo makuru yamenyekanye saa 3 z'ijoro muri iki cyumweru, ubwo ari kuwa mbere ku munsi w'ejo, ejo bundi na ku munsi no kuwa kabiri, ubwo ari kuwa nyine ni kuwa gatatu inka yanjye. Aho rero uwo mwana yabwiye iwabo ko yarasanzwe asamanywa n'uwo musore, anavuga ko yamusambanyije inshuro zirenze nyinshi cyangwa se inshuro zirenze imwe. Amakuru rero umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyange Twizere Vedaste yatangarije kimwe mu kinyamakuru ko umwana akimara gutanga amakuru umusore yahise ashakishijwe uruhino kugeza atawe muri yombi. Ati tukimara kumenya amakuru uyu musore yahise afatwa, ubu ngubu ari kuri polisi ya sitasiyo ya Kinigi, aho umwana yajyanye kwa muganga mu kigo nderabuzima cya Kinigi. Hanyuma rero ngo si umurenge wa Nyange gusa havugwa ayo makuru yo gusambanya abana, kuko no mu kagari ka Muharuro umurenge wa Gashaki haravugwa amakuru y'umuhungu w'imyaka 16 aho bashakishwa aho akekwaho no gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 4 agahita atorwa, ntabwo araboneka. Ntabwo araboneka. Umwana wasambanijwe yahise agezwa ku kigo nderabuzima cya Gishaki, basanga ko yasambanijwe, bahita bamujyana mu bitaro bya Ruhengeri, aho harimo kwitabwaho n'abaganga. Ikibazo cyo gusambanya rwose sinzi nibyo twigeze kuvuga ati nta kibazo cyo mu mutwe, afite ikibazo cyo hari inkuru ndakeka rimwe mwigeze kwigarukaho mwayivuze ejo y'umusore wasambanyije wasambanyije intama ni muri Gicumbi, n'uyu munsi twayivuze. Ariko se baga umuntu ugira gutya agasambanya intama cyangwa agasambanya n'umwana, sibyo? N'umwana w'imyaka, usibye ko no gusambanya yaba n'umuntu mukuru nabyo bigize icyaha. Ariko noneho reka tugaruke muri kamere muntu zacu, umuntu ugira gutya agasambanya umwana w'imyaka 5, 6, buriya ashobora ko aba ari muzima. Nibyo tuvuga nyine, haba ari ikibazo cyo kwenda baba batakurikiranwa n'abaganga. Rega hari indwara nyinshi abantu tugendana utazi ko ari indwara. Ikibazo tugira rero twanga no kujya kwisuzumisha, ngo bansuzumye mujye kwisuzumisha mu mutwe, wangiza agasanga ndwaye indwara yo mu mutwe, bahita bava ko ndi umusazi. Urumva ikibazo? None umuntu aho yakurikiye, aho yagiye ngo yisuzumishe barebe ikibazo afite kugira ngo bamukurikirane ariko bamuvura, ahubwo asanganze kujyayo kuko umuntu wese uzi ko agiye indera kuri bitaro bya Karayesi babaze ngo umusazi. Urumva? Kandi nyamara mu by'ukuri ntabwo ari ko ameze. Mu mutwe habe indwara nyinshi, nko kwa umuntu ashaka kurwara umutwe yarangiza akajya mu mutwe usanzwe kandi typhoid, ugasanga ibimenyetso n'ibyatsi. No kuvuga n'ubundi ngo bajya bavuga ko igihe cyose wumva ngo urwaye umutwe akenshi abatari umutwe, ntabwo ngo urwaye umutwe ngo biba ari ibibazo. Biba ari ikibazo kuvuga ngo, ariko ugasanga rero nk'ibyo umuntu agiye kwisuzumisha bajya ko ukabona niwe ufashe umwana w'imyaka 3. Ntabwo wumva ufata nyina ku ngufu, ufata usambanya nyina, ukajya kubona nk'ejo bundi ari muri Tanzania y'umusore wafashe nyina urumva ku ngufu. Haryo ubwo ukibaza rero, haryo ubwo nk'ubwo nk'uyu nguyu wasambanyije umwana w'ino myaka 6, 7, ndimo ndibaza ntubo biramutse bibaye ari n'uburwayi ubwo nabwo yaba ari umwere, yagirwa umwere. Ibyemezo bya muganga bigaragaza yuko konfirma ko afite ikibazo cyo mu mutwe, afite indwara nyine, ubwo ntabwo nawa mwana yononekaye. Iri ni isomo rero ku babyeyi ko bagomba kubungabunga abana babo. None ryo usanga umwana ari aho ngaho, kuko urumva tuvuge aramutse afite ubwo burwayi bwo mu mutwe, nubwo hano bitagaragara wenda ko yarabuze, nibyo twari dutekereje ko baracyamushakisha. Wenda tuvuge in case hari babiri babyumve neza twabivuze mu nkuru, harimo wafatawe muri yombi, hano ndi ugishakishwa ufashe ku ngufu y'imyaka 4. Noneho ndimo ndavuga inti biramutse bibaye ngombwa yuko abafite uburwayi bwo mu mutwe, raporo ya muganga wenda ikagaragaza yuko ari muzima, urumva still wa mwana yaba yamaze kwangirika ryahungabana, arimo azarikurana
akurane cya kimwaro uvuga ati nafashwe ku ngufu kandi wenda atari buriya n'impamvu wenda usanga babuzanya gutanga amafoto y'umuntu cyangwa amazina y'umuntu kuko in case nk'uko bigeze gutyo usanga afite nk'umuntu ugasanga bamaze kumenya ngo ni runaka hagaragaje amafoto ni runaka hagaragaje amazina ni runaka so ariko byo tugarutseho wenda tuva no kuri iyi nkuru kugira ngo bumve ko ikintu kijyanye n'ababyeyi kumenya abana bakamenya ukuntu bagomba kuba hafi niba babasigiye abakozi bamenye ngo yiriwe ate ameze gute hariho abantu wenda tuzabigarukaho ariko hariho abantu bashobora kuba barutisha abana akazi ugasanga akazi nyine ikintu cyose cyaba mu by'ukuri akazi tukajyamo koko kugira ngo kadutunge tugire imibereho kubera udakoze n'ubundi ntabwo waba muri ubuzima ariko se nanone akazi uzakora kagasimbura umuryango wawe mwese ntabwo nyinshi zisenyuka kubera umugabo atahaye umwanya umugore cyangwa umugore atahaye umwanya umugabo ngo bose byabaye ishuguri byabaye akazi ntibibuka za filime za noza za nyakwigendera uriya wa Tanzania wakinaga amafilime bamwitaga Kanumba hari igihe filime yagize muri zimwe yakinnye agaragaza ukuntu yabaga ari kuri machine ari busy umugabo akamubwira se bite kutampa umwanya bimeze bite urumva ati ndi busy ni mu kazi akagira gute agasanga kumuha umwanya ni kwako kumuha umwanya ni ikibazo kumuha umwanya yavuga ubwo umuntu uri gutya rero ni naho ngaho ingo zipfira ku buryo rwose ati ndagukeneye nta mwanya yarazimiza gukumva ibyo ashaka urumva ariko nyine birumvikana yarakeneye umwanya wo kugenda akubariza inshingano nk'umugabo ariko ugasanga ntibyakozwe imbariro zaguye zose akazego ugasanga ntabwo bikozwe so rero ababyeyi dukore tugire gute ariko twibuke ko umwana ari kuko uyu mwana umwe batubwiye ngo yarasanzwe n'ubundi asambanywa n'umwe urumva ngo byamaze kuba inshuro nyinshi ni ukuvuga ngo ni inshuro irenze imwe so rero ni byiza yuko umuryango wita ku bana n'inshingano muri rusange twajya kuri inkuru yego twagiye kuri iyi ngiyi nyine twahoze tuvuga ya Perezida Kagame yongereye manda ya Colonel Ruhunga na Karihangabo muri RIB hano turasoma uvuga ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yongereye manda ya kabiri umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB Colonel Retired Ruhunga Jeannot n'umunyamabanga mukuru wungirije Karihangabo Isabelle bakazayobora uru rwego mu yindi myaka 5 ari nayo ijyanye mu kwongererwa manda 5 hanyuma rero itegeko bakavuga ko iteka rya perezida ryo kuwa 26 Gicurasi ariryo rigaragaza ko Colonel Ruhunga na Karihangabo bongereye manda ryasohotse mu igazeti ya leta kwa 30 gwari ku munsi w'ejo Gicurasi 2023 ni icyemezo bigaragara ko cyafashwe ku rusobe rwa minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo ndetse byemezwa n'inama minisitiri yateranye kwa 24 Werurwe 2023 imaze kubisuzuma no kubikorera ubugororangingo hanyuma rero ibyo rero nibyo by'ingenzi gusa byo kumenya kuko ubundi gahunda kubera ko amakuru information ko informinga abantu gusa ubwo ngo icyabaye hano nuko bongerewe manda izindi details uko urwego rwagiyeho rwagiye 2017 ni bari birebire itegeko ribishiraho babisoma twebwe tuba dushaka gusa ko informinga abantu kugira ngo umunyamakuru agezwa akanya aravuga iki ku bijyanye na kandi ikindi urwego kuva rwajyaho rwagerageje gushyira inshingano rwakoze inshingano nyinshi ziyewe abaza kuza kwenda kubireba no kubitangazamakuru byabwiza baza gusanga ko mu byo bakoze harimo no rwego ari rwo rwakoze ibishoboka byose Paul Rusesabagina ndetse na Kaliste Kariye Sankara bakaza gutabwa muri yombi no gwagezeho bakaza kurekurwa ariko niba yakoze ibishoboka yakoze ibyagomba mu yandi magambo RIB igaragaza akazi igaragaza iri mu kazi kose mugani wazanga irakora pe ujubona batumiye press conference y'abanyamakuru berekana ibintu byinshi bagiye bamaze kugeraho ibyo bagaruje abanyamahanga babibwe byabo bakabagaruza n'abaturage babagize ibibazo nk'ibyo ngibyo bakagaruza ibyabo mu byo kuri RIB congratulation irakora pe irakora turi no gusuhuza n'umuvugizi wayo umuvugizi nawe turamusuhuje Dr Murangira Thierry turamusuhuje inshuti y'abanyamakuru ubwo no kuvuga ngo rero nibyo bamenya ko urwego rurakora tukaba tuvuze abo ngabo tutibagiwe n'abandi bagiye batabwa muri yombi barwanyaga bari mu mashyamba barwanya leta y'u Rwanda bamwe baje bafashwe muri FDLR n'abandi bose bagiye bazanwa ku rwego rw'iperereza nyine reka turebe no myaka nanone 5 babahaye manda y'imyaka nayo bari ni yanyuma yari nayo yanyuma ubwo wenda twiteze ko bagomba gukora nyine irushaho ibindi byongeye ko buriya kimwe kirangiye akurikiraho ikindi kandi nabyo bikarushaho kugira iki hari agantu rero dupfunyikiye harya akanoza ngiye kuvuga agashinguracumu nako harya
tuvuge agashinguracumu icyo ari cyo agashinguracumu bagatanga ahantu imisango y'ubukwe kandi harya uri na AMC nayo nibagiwe uri na master of ceremony cyane cyane babitanga abasangiza b'amagambo mu kinyarwanda cyiza hanyuma rero agashinguracumu ni ya nzoga bazana baherekeza umusaza amaze gusezera agiye gutaha najya niko bita akanozangendo agashinguracumu n'akanozangendo uzi ibyo bita impuzanyito urabizi ni bimwe uko ndaza reka mbyemere ni kuko uri umusangiza w'amagambo hanyuma rero ni ukuzagushyira mu nteko y'ubucuruzi aya barahari ba nyirayo hanyuma inkuru twabwiye turibuze kuza kubagezaho navuga idasanzwe uza abantu bitwa ba ejo uribuka ko watubwiye wa mukecuru w'isugi w'imyaka 21 123 123 naho undi bateye umwaku n'abanyeshuri umwaku bagenzi be bakamwirukana muri kaminuza hanyuma rero uyu munsi rero hari n'inkuru nanone ivuga yuko urumva ni muri Uganda hano hakurya rwose aha ngaha twaye abantu bita ba nyir'ibyondo barabaza bita landlord umwami w'ubutaka bafite icyemezo cy'ubutaka mbese ubwo ni nyir'umuringa yaje uhita utega ukuboko ariko rero komangirwa na nyir'ibyondo watinzeho warengejeho amasaha 22 bitari byagera amasaha 24 aro nari ifite yatubwiye yari umusirikare nana akadukoresha foreign jamana ko abasivili twaragowe nakadukoresha foreign yazaga kwa gatanu akarara aho hantu yari afite amakageto urumva nana akaza akarara yarara mu gitondo twaba dufite umuntu umaze nka duwaye uwo bari baratoye yari imiryango 10 ubwo bamwita caretaker mu ndimi z'amahanga noneho ati mu saa 12 foreign mukamura byose akaza sasa mukajya ku murongo kuko mufroninga abasivili uri inyuma uri imbere simbizi ariko cyangwa nuko mwese bwabaga muzuye muri 10 none yarangiza akabwa ati nimureba ati izi nzu mubona hano ati hari abandi baguye ku rugamba twagiye gutabara aya mafaranga ntabwo ari gukirisha weho mfata none sinyiri ubutaka ati none ngiye cyo mankeneye sinyine kumbwira ntiyarakubazaga ngo ukora iki wabandi waba wiba waba ugira gute sinyine kwimba icyo nyine nukubona message gusa mu buzima bwawe icyo nyine nukubona message gusa ya mobile money cyangwa se ya konte yawaga na za konte cyangwa se mobile money aho wishurira nukuvuga ngo principe ari imeze gutyo wishuraga nukuvuga ngo nk'ejo uzishura ukwezi kuzarangira urumva ejo saa cyambere uyu munsi yahitaga yotangira kweza message mwese akabafadingira message ngo uyu munsi amafaranga mu saa 6 z'ijoro amafaranga ara kuri konti mu gitondo bwageraga rero utayatanze yahitaga gwa priave kabaga kabaye ni priave nakuvuga ngo nakuvuga ngo iki yahitaga ngo 15 ukayirya rwose ugahita ukagenda byabaga ari ikibazo mama kugira ngo wizere kuzaba uhana cyangwa kubyuza kwizukishira nk'amezi nkana cyangwa 5 ukaba wumva kutuje ariko ngo ibyo umuntu yishura ukwezi kumwe cyangwa 2 bari ikibazo hanyuma rero koko mugani yakoraga kigeshe yakoraga kigeshe kugira ngo uze kuza kumenya neza yuko ibyo akora nta mikino rega bari abantu bo mu nzego z'umutekano ngo ngo ibintu byo byose yabiri serious bavuga ati bino bintu nta mpamvu yo kujya ngo tubikinishe ya mafaranga nyina amafaranga ariko twebwe civil narahenda kagira gute wabona birakunze ubundi ntibikunde nuko hanyuma rero iyo nkuru rero ni muri Uganda nari nababwiye ni umugabo wakodesha ahantu ibitaro urumva nkuko ibitaro bishobora kuza bigakodesha mbese nko umuntu bashobora kuba afite nka Faisal ari umuntu ku giti cye akayikodesha iri nyubako sasa rero umugabo rero wageze uzakodesheje iyo noza iyo nyubako yagize gutya arangije batinda kumwishyura kuva mu kwa 9 2022 barimo miliyoni zigeze muri 63 z'amagande urumva noneho arangije ahita azasasereza company imwe iraza gira iki isanga abantu barihora akora mu kazi abaganga abarwayi ahita baza kubitaho ingufuri baracenga bahita basohoka baragenda urumva abaganga n'abarwayi barimo nkuko hano ukuntu hameze abarimo hano indani bariho bakorera hariya ubu ntabwo bazi ibiriho bibera hano sasa bahita bashyiraho ingufuri baracinga bamaze gukinga ubwo mbese ni nko kubabwira ati ntacyo muvura abarwayi neza tubahaye rugari ariko bino bintu bimaze kwera n'ubushize nabwo muri Kenya byarabaye nanone umuzamu akingirana abakozi ba leta
araza bakinyura 50 ababuza ababwira ko batari buze mu kazi batari bwinjire mu kigo kubera ko nabaramuhiremo ibirana by'amezi nyira ngo ageze mu 6 nawe. So urumva rero inkuru nk'izo ntabwo zazidasanzwe kubona umuntu akijyana abarwayi n'abarwaza n'abaganga. Ariko ubu bibaye nk'inaha byari bimeze bite? Mu Rwanda ntabwo byemewe, babyita kwihorera. Kandi ntabwo nyine byemewe kwifatira icyemezo. Impamvu nari nkubwiye abari inzego ziba erega bino bihugu ubundi usibye u Rwanda rwonyine, ubundi Kenya, Uganda, Tanzania. Uburundi ntabwo mbizi, sije ngo kuvuga Burundi kuko ntabwo mbuzi. Ubundi ngo kuvuga ibihugu nzi neza, nzi Uganda, nzi Kenya na Tanzania. Nuvuga ngo ni ibihugu abaturage baho bashobora kubatinda ko iki ngiki cyo kumva n'uburenganzira kuko hariya benshi barije banarwanya n'inzego mu buryo bugaragara. Ni inzego gusa no mu nteko ishinga amategeko yateranye ukabona amavide abantu biza amaboxi hariya niho bagaragariza yuko banaciye mu yandi mafunzo. Ufite sentire yakahita yambara mu nteko kigize kuba muri Tanzania umudepite arahaguruka abwira Perezida Samia ati nyakwa Perezida ati ngewe ndi umukarateka ati wasuraje ngo maze mbikoreke kwanza abarahagurutse ni ibintu byabaye muri abwira hano mwabisanga arangiye ajya byita gute byabandi abandi bo mu gatenga bajyaga bakora abakorobate ajya hejuru nk'ishuro arikara nk'ishuro cyane no muyaga wagashyuru Perezida agira gutya ati umuntu azanyireza ngo bikoze ngo mu rwego uvuze ku kantu ko yavuze ngo mbikwereke nibuka ngo umuntu umwe hari intari imwe ngo yari yaribasiwe n'ibiza hanyuma ngo inkuba zirwa zikubita iki n'iki hajyayo abayobozi bamwe nkavuga se ariko n'urwenya ngira ngo bajya batanga hajyayo ati mwavuze ngo azashira ndaryo uryo noza hari uwavuze ibyo ariko ngo hari n'uwavuze ngo ngizi inkuba zikubita gute umuturage aravuga ati ngarega bazikubitisha abantu ntago ari ziri naturel muyobozi ati reka ibyo ntago bijya bibaho umukecuru umwana ati simbi kwereke mwana ariko n'urwenya sasa wowe byarabaye ubwo wirondo byageze Tanzania rwose byarabaye rwose natse ngo bavuze ngo turakaze marone oya none bavuze nyine ngo bazashira ngo bazakaza irondo ry'umwuga mu rwego rw'intuza rwo kurinda inkuba nyine zikubita muri yambaza inzego okay so rero urumva nibyo nakubwira ko mu Rwanda twebwe ntabwo byakunda kubera ko mu Rwanda hari amategeko kwihorera ntabwo byemewe. Ni mpamvu cyo ko umuntu n'umujura yaje kukwiba ariko ntabwo yemewe kwihorera. Mufate inzego zibishinzwe zimutwaza bishiriza ubutabera amategeko akurikizwe baribu nyine nk'izo nshingano bongere iyo manda bongerewe bakomeza babona akazi n'abakora. Yabaze nk'iyo skandal iba yabaye yo gukingirana abaganga ubuse habonetse bibaye ngombwa yuko akagira nk'umuntu upfiramo yes hagira abantu bapfiramo aho ngaho ariko nyine ikibazo rega biriya bihugu kubera ko navuga yateye imbere cyangwa yemewe ubu bashobora kuza bagafatana n'uwo nyirizu wakavuga ati wakoze ibyo wakoze ntabwo byemewe bakamutwara agera ari agahita atanga amafaranga agahita yitahira mu rugo atarinze no kugera no kuri station ugasanga ari ibyo ngibyo ugasanga ni ibyo. Reka rero dusoreza habaga reka dusoreza hadushimira bakunzi bacu bakunzi bacu ba B&M abandi bose bajya dukurikira bajya bakora subscribe kandi ikindi twabasaba baga reka tubasabe banazane amafaranga yabo twamamaza kwamamaza ibyo ni rega buriya mwaduhaye amafaranga mwabanye tukabamamariza buriya ibintu byose byo kwamaza niba nababona abanyarwanda simbizi ubundi hari ibigo bimwe byamaze gutera imbere maze kumenya kwamaza icyo aricyo buri kintu gikiye kuri media cyangwa cyo mitangazamakuru umuntu wese kubera ko yitambuka ku isi hose umuntu ahita dufata urugero ushaka kuba ufite nka hoteli runaka ari competence mu hoteli urumva ariko wamara kuyimenyekanisha umuntu akazaba ari hanze mu Burayi akavuga ati nashaka kuza mu Rwanda wenda ari ibintu zazamo cyangwa n'iby'ubukerarugendo reka booking hotel nabonye yujuje ibi nibi ngibi ABCD warangiza ukajya kubona ukabana ya address yawe iba ibitambuka kuri screen n'ahandi yose ukajya kubona ukabana bahise bagira iki bakubwira ati turashaka imyanya n'ingi nuko ngukura iyo utamamaje ibintu ushaka kubifite ariko numenye ko nibyo ni ngo wabuze umuranga yaheze mu rugo iwabo reka bazana amafaranga tubamamarize kuko bamaze kubibona yuko abadukurikira ni benshi kandi ibintu byanyu ni byiza kugira ngo byiza kugira ngo bimenyekane hanyuma mu bitanga umusaruro. So reka tubashimire rero dusohoza hari inkuru muri Tanzania umuntu nawe yabaye nkaho yaciye agahigo reka myite gutyo urukiko rwategetse ko
ari umuyobozi wahoze w'akarere yirukanwe na perezida mu buryo bunyuranyije n'amategeko. yirukanwe na Samia. None urukiko rwategetse ko uwo wirukanwe agomba kugira iki, agomba gusaba ibisobanuro perezida impamvu yamwirukanye, kuko perezida ntabwo yigeze atanga ibisobanuro. Yaravuze ati nakwirukanye ko umuntu yirukanwa se, kandi urukiko rwabyemeje ko ntabwo perezida nyine yagiye kurega nyine basanga ikirego gifite ishingiro. Aravuga ati rero wewe baza perezida impamvu urumva yakwirukanye atatanze ibisobanuro, kuko bareka mu nshingano bibaho wenda, ariko se nize mpamvu zatumye yakwirukana atazitasobanura amaze asobanura impamvu. Rero urumva ko abantu bafite ubudasa. Umuturage rwose agiye nyine gushirika amanga ati ndabaza perezida sobanura impamvu wanyirukanye, kuko ntabwo ugize umbwira hanyuma baramwe impagarare gusa baramwe ati hagarara mu kazi ndahagarara, ariko ntabwo nigeze menya impamvu. Reka tubashimire twabanye muri iki kiganiro. Reka tubashimire bakoze ikiganiro, n'ubundi nakagaruka indi sango, ukunda kuvuga indi sango cyangwa se ikindi gihe n'ejo nk'aya masaha, ariko nanone biterwa n'igihe wowe udukurikiye warebeye ikiganiro. So murakoze, amahoro y'Imana, ciao ciao. Ibihe byiza kuri mwese, nyine Twagabo John, nanjye ni Freddy.